Ihame rya gatandatu ni uko uzi gukoresha umwanya neza. Burya igihe nicyo gishoro gikomeye abantu bose banganya buri munsi. Buri muntu wese aba afite amasaha 24 ku munsi, ikidutandukanya nicyo tuyakoramo. Bamwe bagihinduramo amafaranga, abandi bakagita burundu. Umuntu ushaka gukira bagomba kuba azi igihe, azi agaciro kacyo ndetse akacyubaha cyane. Bimwe mu bintu byangiza igihe cy'abantu no kwirirwa kuri internet ureba ibintu bidafite gahunda, gusubika ibintu wagombaga gukora nyamara nta kindi ugiye gukora cyakugirira inyungu, gukora byinshi bidafite agaciro, kubura gahunda no guhora wita ku bintu byose mu by'ukuri utazi bigufitiye akamaro. Abantu bakira bamenya gutandukanya ibintu bikurikira. Bamenya gutandukanya ikihutirwa n'icy'ingenzi, bamenya gutandukanya ikinezeza n'icyubaka, bamenya gutandukanya urusaku n'amahirwe. Jya wibaza uti ese ibyo ndi gukoresha igihe cyanjye biri kunjyana he? Wibaza uti ese uyu munsi bwije nkoze iki? Wongere wibaza uti ni igiki nkwiye guhagarika mu byo nkora kitamfitiye akamaro? Iyo witwaye nabi by'umunsi umwe ibi ntibiba ikibazo, ariko iyo bikoze imyaka myinshi biba ikibazo gikomeye cyane ku buzima bwawe. Uko ukoresha amasaha yawe agize umunsi niko ejo hawe hazaba hameze.